Yes, nguhaye ikaze kuri message show. Ngiye nitwa message show cyangwa se emi message. Yose ni amazina yanjye. Muri kano kanya rero ngiye kukwereka uburyo ushobora kumenya ahantu umukunzi wawe aherereye ukoresheje nimero ye ya telefone. Ni ngombwa gukoresha nimero ya telefone ukamenya aho aherereye. Yakubeshye cyangwa se ushaka kumugenzura nyine tu. Ariko ibi ngibi ushobora kubikora no ku wundi muntu tu. Ushobora kubikora ku wundi muntu ugasanga hari nk'umuntu ushaka kumenya aherereye wenda bitewe na gahunda mufitanye cyangwa se bitewe n'uburyo yakubeshye, maze ubundi ugahita ushyiramo nimero ya telefone, maze ubundi ugahita umenya ahantu aherereye rwose ako kanya. Ibi ngibi kandi ushobora no kubikora bakwibye nka telefone, by the way bakwibye nka telefone mu gihe ikiri ku murongo, iri gucamo nyine tu uyihamagara ukumvira acamo, cyangwa se ikiri ku murongo nyine batarayivanamo, maze ubundi ukayishyiramo, warangiza ugahita ubona aho umuntu uyifite aherereye ako kanya. Rwose ni ibintu umuntu ahita akora mu masegonda. Nkwibutsa yuko rero tukugezaho inkuru zicukumbuye ziba zitandukanye, ziba zirimo ubumenyi butandukanye, yaba ubumenyi bwa tekinoloji nyine ubwo ni ikoranabuhanga, yaba ubumenyi bwo mu buzima busanzwe, byose ni kugira ngo nyine tugire ubumenyi mu bintu byose. Rero nimba utarakanda subscribe no ku kamenyetso k'inzogera byegeranye, ushobora kubikora kano kanya, maze ubundi rero wamara kubikora kano kanya ukajya ubana natwe umunsi ku wundi mu nkuru zacu tuba tukugezaho. Reka rero twebwe dutangire. Nuvuga ngo murabona yuko ndi muri programme za telefone yanjye nyine. Dore ngizi nyine murimo murazireba. None reka turebe Play Store. Play Store irihera. Where is Play Store? Dore ngiyi tuyifungure. Noneho nyuma yo gufunguka kwa Google Play cyangwa se App Store, murabona ko yafungutse nyine. Reka twebwe tujye muri search hano hejuru. Search. Noneho nyuma yo gufungura search, murabona nyine muri search wenda reka two kwigwa tubyandikamo no kwivuna. Murabona byizanyemo nabishatse, ariko no kuvuga ngo wabyandikamo nyine bitizanyemo. Caller ID and number locator. Reka dukande kuri ya mbere ibanza. Irasacinze dore ngizi noneho ziraje. Noneho muri izi programme hari iya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Reka duhitemo iya gatatu. Iya gatatu dore nyine ngiyi. Iya gatatu. Iyi programme ya gatatu murabona yuko iriho nyine akantu k'umutuku n'agatelefone. Turayifunguye. Tukimara kuyifunga noneho nyine murabibona ni ibisanzwe nyine, aya ni amafoto yayo nyine. Noneho reka tujye kuri install kugira ngo tuyinstallinge muri telefone yacu nyine, tuyishyire muri telefone yacu. Install. Murabona itangiye kugira gute baho itangiye kubara. Igeze kuri 13, 27, 40, 54. Nkwibutsa yuko nyine iyi application kabisa izajya igufasha kubona aho umuntu aherereye wifashishije nimero ya telefone. Hehe no kubeshywa n'abakuzi, hehe no kugira icyo mu gihe wibwe rwose ako kanya uhita ushyiramo nimero ya telefone utarayivanamo, maze ubundi uhite ubonaho uwayibye aherereye ube wamufasha. Iyi programme ni y'abantu benshi bakoresha, by the way, ni y'abantu benshi bakoresha kitari kwinstallinga la. Dutegereze gatoya. Murabona yuko yageze gute, yarangiye. Ubu ni ukuvuga ngo nyine nshaka kuyifungura. Noneho reka tuvanemo byose, dusubire inyuma. Noneho murabona yuko turi mu programme. Noneho programme yacu tumaze kudownloadinga, reka tuyishake muri programme zindi. Mwibutsa yuko ngewe ndi emi message cyangwa se message show. Ayo mazina yose nayanjye. Ushaka kunyita emi message cyangwa se ukanyita message show. Application murabona yuko turi kuyireba nyine yegeranye na ka kalendari hejuru ya Chrome. Reka tuyifungure. Programme kidafunguka irafungutse, yanditse ngo caller ID and number locator. Reka tujye kuri deny one. Noneho murabona yuko tubonyemo call location, tubonamo contact, tubonamo area codes. Ni ukuvuga ngo tubonamo country codes, tubonamo na block codes. Ni ukuvuga ngo ahangaha nyine izi ni izindi serivisi ushobora kubonamo muri application nyine harimo
ushobora no gushaka abantu bari muri contact cyangwa ufite muri telefone cyangwa se ugakoresha na country code. Reka noneho twebwe tujye kuri call location. Call location ubwo ni iyi ngiyi igira ite, ni iyi ngiyi ibanza. Reka tujye location. Yo gufunga call location mabona duhise tubonamo ikarita ya Afrika n'isi yose, murabiye bado ikarita y'isi wallahi yewe wisha uyu munsi noneho murangurira na fanta ya noneho murabona Afrika nyine, Ethiopia, Kenya, DRC, Angola, Namibia, Madagascar n'ibiki byose. Noneho twebwe katuzano hejuru handitse ngo interphone number. Interphone number ni 0788 41 9188. Iyi ni nayo nkoresha kuri mobile money mwabantu. Mushatse kundemera rwose mushobora kunyandikira kuri WhatsApp mubinyuzeho cyangwa se mukandemera nyine mukandemera mukaba mwangurira nako gafanta nkakanywa nyine kuko mba mbagezaho ibintu by'ubwenge. None reka tujye kuri search. Turasearchinze dore iraje pa. Mwabonye aho ndi muri Kayenzo, ubu ngubu niho me none aha nyine ni mu mujyi wa Kigali, murabona ko ari mu Rwanda nyine, dore iyi ni ikarita ya Kigali. Dore harimo za kanze ndebe, ugenda uzuminga nyine kugira ngo urebe aho mu Rwanda nyine, murabona yuko kaje gakubita mu Rwanda nyine ku ikarita ya Afrika. Ikarita ya Afrika yose mwarebaga uko ugenda uzuminga nyine, ni kugenda ureba agace uherereyemo gutyo, Kayenzi, Tabasheri, ibiki byose. Nukuvuga ngo rero nyine uko ugenda uzuminga niko wagenda haza nyine imitugudu tugari iki byose, ku buryo ushobora guhita ubona agace aherereyemo neza. Nukuvuga ngo rero abantu bajyaga bababeshya, bakababeshya aho baherereye, bakabeshya ati nge ndahana sheri ndahangaha, cyangwa se wavugana n'umuntu akakubeshya ngo arahangaha, dore rwose guhita umubona aherereye nahangaha. Cyangwa se nukuvuga ngo nimba umuntu akwibye telefone, urumva no guhita umenya amerekezo ukoresheje nimero ya telefone nyine mu gihe atarakora ku murongo cyubona yuko uhita wabona neza cyane. Ni ibintu byoroshye cyane, ibintu biri simple. Ndakwibutsa yuko tukugezaho inkuru zitandukanye z'ubucukumbuzi, inkuru ziri mu bwenge, by the way, inkuru za technology nyine, ubwo ni ikoranabuhanga, inkuru zigisha ibintu bisanzwe by'ubuzima busanzwe, byose rero nta handi wabisanga uretse hano kuri message show. Ngewe ndi Emi message cyangwa se message show, ayo mazina yose nayanjye. Nkwibutsa yuko niba utarakanda subscribe, my friend, bikore none aha ukande subscribe, ubundi tujye tubana umunsi kundi mu nkuru zacu. Ariko nanone sinasoza ntashimiye abantu bose batwereka ko turi kumwe, abantu mwese mutera comment, abarundi aho muri hose rwose muri abantu b'abagabo ndabashimiye cyane, abanyarwanda badukurikira n'abandi mwese mudukurikira muri mu bihugu bitandukanye. Wowe bita Lydia Vyukusenge uri mu Burundi, ndagusuhuje cyane rwose, uri umukunzi wacu, ugenda ubitwereka mu buryo bwose. Nkwibutsa yuko ushaka kuduha igitekerezo cyangwa se ushaka kuduha inyunganizi cyangwa se ushaka kutubwira nk'ikintu tuzakubwiraho, utwandikira muri comment. Buri wa gatatu na buri cyumweru dufata umwanya tugasubiza abatwandikiye bose, maze ubundi tugahita tugutegurira icyo wadusabye, kuko twebwe tugendera ku byifuzo byanyu. Mukomeze kugubwa neza rero mu gihe n'ibihe byiza, turabakunda cyane.